Hello guys, ndizera mumeze neza cyane. Ndakomeza kubashimira abakomeje gukora like, subscribe, bagashyiraho na komanteri, mbibutsa ko na share cyangwa se kubyohereza abandi biba ari byiza cyane. Hanyuma uyu munsi tugiye kurebera hamwe icyo bita numbering of letters. Tumenyeye ko numbering ari uguturuka kuri rimwe kugeza kuri gatanu bitewe n'urutonde rw'ibintu dufite. Ariko uyu munsi wa none tugiye kurebera uburyo twa numbering cyangwa se twatondekanya ibintu dufite dukoresheje inyuguti. Ariko nanone by'umwihariko nk'uko nabemereye ko tugomba kwiga computer ku rwego rushimishije, tugiye gukoresha function uyu munsi. Hanyuma iyo function yitwa char cyangwa se character mu mpine. Uraza ukandika ikimenyetso cyabihwanye, ukandika char, ndi kubibona char, ugashyiraho agakubo cyangwa se bracket cyangwa se parenthèse, ukandika ijambo low. Iyo urangije ushyiraho bracket imwe ihita iba umutuku, muri kuyibona. Kangerageze kuzuminga, ndaza kuzuminga nyuma neza. Ugashyiramo inyuguti ya A, ukandikamo 65. Iyo urangije ufunga iyo bracket y'umutuku, ukibuka ko ugomba gufunga n'iyi ibanza, iyi ngiyi ibanza y'umukara. Ubwo ndashyiraho bracket y'umukara. Reka nzuminge neza kugira ngo mubashe kubibona. Kanshyiremo zoom kugira ngo mubashe kubibona neza uburyo function imeze. Equal char bracket low bracket a 65 bracket ufunge parenthèse. Ndizera biri kugaragara neza. Iyo usoje nta kindi ukora, ukanda kuri buto ya enter a ihitiza. Kugira ngo izindi zize urakirikaho double cyangwa se ukurure ugeze kuyo ushaka. Nimba ushaka ku nyuguti 70 birenga z, inyuguti ya z ikatanya no kukwereka utundi tumenyetso twose turi kuri keyboard cyangwa se clavier. Ndizera muri kubibona. Iyo function ni iyi ngiyi, reka nyishyire ahagaragara. Ngiyi rwose irimo iragaragara. Neza. Kanze nyigaragaze neza ku buryo buri muntu wese azajya ayikenera akayikoresha. Ngiyi rwose ku buryo buri muntu wese azajya ayikenera akayikoresha, kandi buri muntu ajya agerageza. Hano imbere ya char tubanzaho ikimenyetso cyabihwanye, nk'uko tuzi ko forme na functions zose zitangirwa n'ikimenyetso cyabihwanye. Ndakomeza kubashimira. Imana ibahe umugisha.